gusukura no gutuma umwijima ukora neza. Umwijima ni rwo rugingo runini mu mubiri kandi rukaba ingenzi cyane kuko rwitabazwa mu gusukura umubiri no gusohora uburozi muri wo. Umwijima niwo kandi ucagaguramo imiti abantu banywa, ugakuramo ibikenewe bigafasha umubiri naho ibidakenewe bigasohoka. Ibi kandi ni nako bigenda ku nzoga na alcohol. Umwijima ufasha mu gukora no kuyungurura poroteyine na cholesterol ndetse no gukora indurwe zisya ibinure mu mubiri. Ubuzima bwiza bwa buri wese bugenwa n'uburyo umubiri we usohora imyanda n'uburozi bitandukanye. Mu gihe urya cyane ibiryo byanduye, urugero ibyokeje cyangwa ibirimo amavuta menshi, birushya umwijima mu kubiyungurura uvanamo iby'ingenzi ngo bitandukane n'ibibi. Umwijima ukora mu gusukura amaraso uvanamo uburozi, gucagagura imisemburo ndetse no kubika vitamins, imyunyungugu cyane cyane ubutare. Iyo umwijima udakora neza niho usanga indwara zitangira kwibasira umubiri ndetse n'igogorwa rikorwa nabi cyane cyane ibinure. Hari ibiryo bifasha mu gusukura no kongera imikorere myiza y'umwijima no gukuramo imyanda, bityo kurya aya mafunguro nibwo buryo bwiza bwo kugira umwijima ukora neza. Kurya tungurusumu nibwo buryo bwiza bwo kugira umwijima ukora neza. Tungurusumu zifite akamaro kanini mu gusukura umubiri, zifite kandi ubushobozi bwo gukangura enzyme z'umwijima zifasha mu gusohora uburozi. Tungurusumu kandi zikize cyane kuri allicin na selenium. Ibi bikaba ibinyabutabire byitabazwa cyane mu gusukura umwijima. Kurya beterave nibwo buryo bwiza bwo kugira umwijima ukora neza. Beterave zikungahaye cyane kuri flavonoids na beta carotene, bityo kuzirya bifasha mu gukangura no kwihutisha imikorere myiza y'umwijima. Aka kamaro ko gusukura umwijima, beterave ku rundi ruhande zigahuriyeho na karoti. Kunywa green tea nibwo buryo bwiza bwo kugira umwijima ukora neza. Thé vert cyangwa green tea ni ikinyobwa cy'ibanze kubera ibisukura umubiri bicyuzuyemo, bityo bimwe muri byo twavuga catechins zifasha mu mikorere myiza y'umwijima. Ahangaha ugomba gukoresha green tea atari ibikomoka kuri green tea kuko ibyikomokaho ubushakashatsi bwerekana ko bifite ingaruka mbi ku mwijima. Kurya imboga rwatsi nibwo buryo bwiza bwo kugira umwijima ukora neza. Imboga rwatsi zitandukanye harimo imbwija n'izindi zose hamwe ni umuti ukomeye cyane mu gusukura umwijima. Imboga zifasha mu gukamura no gusohora uburozi buba buri mu maraso, zigafasha kandi mu kugabanya ubukana bw'uburozi buturuka ku myunyungugu mibi ishobora kwinjira mu mubiri. Kurya amavuta ya elayo nibwo buryo bwiza bwo kugira umwijima ukora neza. Amavuta ya elayo ndetse n'ay'ibihwagari iyo akoreshejwe mu rugero ni ingenzi cyane ku mikorere y'umwijima. Aya mavuta afasha mu gukamura uburozi mu mubiri, bityo bikagabanyiriza akazi umwijima ko guhangana n'ubwo burozi bubi buba bwinjiye mu mubiri. Kurya pome nibwo buryo bwiza bwo kugira umwijima ukora neza. Ubusanzwe pome zikize cyane kuri pectin. Iki ni ikinyabutabire cy'ingenzi ku mubiri mu gusukura no gusohora uburozi mu rwungano ngogozi. Iyo uriye pome bihita byorohera umwijima mu kwikiza ubwo burozi buba bwinjiye mu mubiri. Kurya avoka nibwo buryo bwiza bwo kugira umwijima ukora neza.
Avoka zikungahaye cyane kuri glutathione. Iyi ni ingenzi cyane ku mwijima mu gusohora uburozi buba bugamije kwangiza umubiri. Kunywa indimu nibwo buryo bwiza bwo kugira umwijima ukora neza. Indimu zikungahaye kuri vitamine C, ifasha umubiri koroshya uburozi bushobora kwivanga n'amazi nuko bikoroha gusohoka mu mubiri. Kunywa ikirahure cy'amazi arimo indimu mu gitondo bifasha umwijima gukora neza umunsi wose. Kunywa pamplemousse cyangwa se grapefruit nibwo buryo bwiza bwo kugira umwijima ukora neza. Izi mbuto zijya kumera nk'amacunga, ubusanzwe zikungahaye ku rugero rwo hejuru rwa vitamine C. Kimwe n'ibindi biyungurura uburozi mu mubiri bizwi nka antioxidant, byongera uburyo busanzwe umwijima ukora mu gusohora imyanda mu mubiri. Kunywa umutobe w'izi mbuto bifasha umwijima gusohora uburozi bushobora gutera kanseri n'ibindi bibazo bikomeye umubiri. Kurya amashu nibwo buryo bwiza bwo kugira umwijima ukora neza. Kimwe n'izindi mboga ziba muri uyu muryango nka chou-fleur na brocoli bifasha mu gukangura enzyme z'ingenzi zitabazwa n'umwijima mu gusukura no gusohora uburozi mu mubiri. Hari ubundi bwoko bw'amafunguro tutavuze aha nk'ikinzari, kale, utubuto duto tubonekamo omega 3 fatty acids nabyo bifasha mu gusukura no gutuma umwijima ukora akazi kawo neza. Ibi byo kurya tubabwiye ko byongera mu byo urya buri munsi bizafasha umwijima wawe gukora neza, binakurinde indwara zitandukanye zishobora kwibasira iki gice cy'umubiri. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukorera ibiganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira umubiri, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ari yo yose, nyabuneka twandikire muri comments, turasangira ibitekerezo. Mu gihe bakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ukore share ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo.